Mwiriweho nanone inshuti zacu mudukunda aho mwaba muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize iyi si yacu turabasuhuje. Ni intambara zuzuye gusa nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Murabizi neza ko hano muri Irani Israel yagabye ibitero bikomeye cyane, ibyo tugiye kuba tubigaruka mu kanya. Hanyuma ikindi rero reka nsimbukirane no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nuko umuyobozi ubutumwa bw'amahoro bwa MONUSCO akaba n'intumwa y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Bintou Keita yagiranye ikiganiro n'abayobozi b'ihuriro AFCM 23 hariya Igoma muri Serena Hoteli. Ngira ngo nkuko mubizi uyu mugore akaba hafite igihe kingana n'iminsi 3 cyangwa se uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Ese yaba yaganiriye iki n'aba bagabo barimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Freddy Kaniki nkuko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa? Hari abari kuvuga ko uyu mugore rwose ngo yaba yaje azanye ishano kuko M23 nititonda ishobora kugwa mu mutego cyangwa se bashobora guhura n'akaga, kubera ko uyu mugore yakunze kenshi kugaragara arwanya ibikorwa bya M23 kugezana n'iyi saha. Rero abantu bakaba batamwizera. Ibyo tugiye kuba tubigaruka mu kanya, hanyuma uraza gusobanukirwa niba koko yaje atumwe na Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se niba hari ibindi byamuzanye ari ubumwe hagati ye na M23. Turabigaruka mu kanya. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira rero nuko hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo murabizi neza ko SADC imaze iminsi iri gutaha. Ni ku munsi w'itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. SADC yaratashye, ngira ngo ni abasirikare bagera kuri 700 barenga 700. Abo ngabo bacyuwe na kompanyi ya Ritiko ikorera hano mu Rwanda itwara abagenzi nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ubu rero abangaba biravugwa ko rwose abambere baba bamaze kugera hariya iwabo n'udusafuriya n'udusahani n'utubase ndetse n'amatuwarete yayandi nyine ari portable ko navuga, kubera ko ni ibikoresho bya mbere by'ibanze baba bagomba kugenda bitwaza kugira ngo bazabashe kugira ubuzima. Ni ku kibuga cy'indege cya Bloemfontein nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. SADC rero ikaba yamaze kuhashikira nkuko bikomeza kugenda bigaragara mu mashusho ari kugenda atambuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. N'ikindi aza kubambwira rero nuko uyu yitwa Sengabo Jean akaba yaramenyekanye nkafata ku mavuta, ni umunyamakuru ukomeye cyane, yaje kuba akatirwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nkuko byatangajwe. Hanyuma rero akaba yahawe igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya $1,300,000 nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero namaze kuguha ikaze ngusabe gutera agatebe hirya ngo rwose utera kandi hano ni ufite n'agasamu kazane ugasase hano hagati yacu twicaye dusasanure turebe ibiri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turaza no gusimbukira igiterwa inkingi ni muri Iran tukareba ibiri kubera yo, nubwo muri USA naho bitoroshye ndetse nubwo muri Ukraine n'Uburusiya nabyo byaba bitoroshye, ari bindi ari umuriro uri gukomeza kugenda waka. Sindi jyenyine ndi kumwe na Bwana Mupenda Joel, reka muhe akanya abasuhuze hanyuma twinjirane mu neza. Yes, reka nsuhuze abantu bose mudukurikira aho mwari muba muri ku mugabane wa Afrika, mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, Asia, Oceania. Ahantu hose waba udukurikiye uherereye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Yego. Nongere musuhuze nawe Bwana Emmanuel. Urakoze cyane rwose. Guhaye ikaze. Asante. Yego. Ikiriho muri aka kanya tudatinze manzo mpere ya nimero ya groupe ya WhatsApp kugira ngo tuze kugena neza. Ya groupe ya WhatsApp ni ikimenyetso cyo guteranya 250 78 9005354. Aho ngaho ufite n'inkunga y'amafaranga ushobora kwifashisha rwose uwo murongo ukayitugeza ugashyigikira ibikorwa byacu. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma uti Bintou Keita cyangwa se uyu mugore uko byaba bimeze kose ashobora kuba hari kimuzanye cyangwa se nta makuku ariko mutembana amuzanye aturutse kwa Perezida Felix Tshisekedi.
uyu mugore yaba yaje kumara iki hano i Goma cyangwa se aragenzwa n'iki, yaganiriye n'iki n'abayobozi b'ihuriro AFC 23 cyangwa se yaganiriye iki n'itangazamakuru? Uyu Bintou Keita mu by'ukuri ni umuntu yaraye i Goma abona kugirana ibiganiro mu by'ukuri n'abayobozi ba AFC M23. Abo barimo Bertrand Bisimwa, barimo Corneille Nangaa, barimo Faniki, barimo n'abandi batandukanye, barimo Corneille Imani Nzenze, mo Corneille Nsabimana n'abandi batandukanye rwose. Barimo uwitwa Captain Jackson n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Rero nta kindi kintu no mu cyecuru cyari kimuzanye, we yaje gutangaza ati narinzanywe n'ibiganiro biganisha ku mahoro. Ndetse avuga ko ngo MONUSCO ikishyize imbere ngo ari iki, ngaruka ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyakemuka biciye mu mahoro, biciye mu biganiro. Ariko ukibaza ni umva ibyo mvuga ariko ntukurikize ibyo nkora. Bijyanye nuko kuva ino ntambara yatangira MONUSCO yagiye ahubwo igira gute, yagiye ishyiramo imera nka kwa kundi umuntu afata peteroli akamena mu muriro. Yagiye umusemburo. Ariko mu kuba yaba umusemburo yatekereza ko ahari intambara izakomeza kuba mbi, ariko ikaba mbi cyane cyane mu bice wenda byo mu cyaro hirya, cyangwa se M23 ikaba yanatsindwa kugira ngo ikomeze igenzure ubutaka bwa Kivu. None M23 imbaraga zabo yarazimize. Yarazimize irabakubita ibambura n'ububasha. Kugeza kuri ubu ngubu Koroneli wo muri ntuza wo muri MONUSCO ntabwo akicururiza kazabo, agaheruka kera. Imara ryayo yakoreye imbere. Urumva kubera M23 M23 yakandagiye inyanya z'abantu bo muri MONUSCO. Nta rukundo banafite M23 na ruto. Ibi ngibi ndagira ngo nanabimenyeshe, ari nacyo abantu dukomeje kuvuga tuti M23 reba ukuntu kimbi zakiri kare MONUSCO inzira zikigendwa. Ifatireho. Kubera ko baraza kuguteza ibibazo bikomeye cyane. Hari n'umuntu witwa Kase wavugaga ati uyu mugore nta kindi cyamuzanye ni ukwica, ni mu mugambi wo kwica Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Hasubwo byari gushoboka. Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo byari kuba ko kanya gihari. Hari n'igihe ushobora gusanga we n'abantu be bari barimo kwegeranya intuzi information. Kugira bamenye ahantu hagendwa gute, umuntu yakwikinga he gutyo nuko contact no kuganiriza abari muri ziriya base zabo. Ese iki gikorwa mwazagikora gute? Urumva we anavuga ati n'ikiyaga cya Kivu mu kigenzure neza umutekano mu panure, kuko we arimo arenemeza yuko Goma yamaze kwinjirirwa. Goma yinjiriwe. Urumva rero nicyo kintu cyabaye. Twavuga ko ni inama yatangiye mu masaa 4 isozwa mu masaa 5, ariko abantu baravuga bati yewe iyi nama irarangiye, bananiwe kumvikana, kuko uruhande rwari rwose rwahise rusohoka muri Hotel Serena. Abanyamakuru kubera ko bari inyuma hanze baravuga batuzi ko ya nama inaniranye, tidore baritahiye n'ikiganiro n'itangazamakuru nta kiri bubi. Kumbi ngo bari bagiye muri pause, buri wese akaganira n'abantu be. Ubwo Bintou Keita ushobora kuba yahise asubira mu biro mu kigo cya MONUSCO, agahamagara kuri headquarter no muri UN ibintu bafatanya bose, cyangwa se wabona yaragiye no kuvugana na Tshisekedi. Urumva ambwira ati bananiye babaye bamba. Urumva M23 nayo nuko kajya kuganira na General Makenga ko ntabwo yarari hariya, cyase n'abandi batandukanye baje kugaruka. Rero burya nyuma menya n'abanyamakuru bamwe bari bitahiye bazi ko byarangiye. Abanyamakuru nabonye bari benshi, ariko mbere ya saa 6 bari benshi, ariko bagaruka nabonye Mbarwa. Nabonye Mbarwa nibyo.
benshi bari batashye noneho kuko irangiye mu masaha 12:45 icyiciro cya kabiri. Icyo Bintou Keita abwiye icyo twakwita ngo ni press release cyangwa se communique atanze ayitanze mu masaha y'isa 9 z'umugoroba z'ijoro. Yego. Bivuze ko rero kugeza kuri ubu ngubu wavuga yuko abenshi bari batashye, ariko bijyana nuko narabikubwiye nti ibintu by'inyeshyamba n'ibiki nta gahunda zazo wapfa kumenya. Ibintu ziba ari gahunda ziri mu bwihisho, ni mu makode. Hanyuma se kugeza amagingo angaya ikintu baganiriye ni igiki cya wenda twavuga gifatika? Reka manza ngusobanurira ako kantu impamvu nari nkubwiye ngo ni mu makode kandi bifite akamaro koko. Urumva nk'uwarugi urumva basohotse muri Serena. Serena basohoye uburyo ibintu biteye, gahunda uko iteye. N'igihe n'imodoka zishobora kugaruka zigategerwa mbushi mu nzira, ni urugero. Ku mutekano ntabwo uragaruka 100% hano. Ariko ubu se wabimenya kuko abantu bavuze bati yewe umenya birangiye, n'uwashaka gutega iya mbushi ntabwo yabavuga ati n'ubundi dore ntabwo bagaruka. Buriya no mu kugaruka ushobora gusanga batanakoresheje n'inzira imwe. Nabyo ibyo byose birakunda. Ariko abantu badakoresha inzira imwe ni benshi. Ubu se ukoresha inzira imwe? Oya. Hari akantu gahari, ako kantu kakwiye mu bantu bose. Buriya nukwambwiye iyo nanyuze ahantu bwa mbere. Iyo ngarutse ntabwo ariho nkunze kunyura. Icyakora ndamarembo ushobora gusanga ari amwe. Ariko ubundi ntabwo ariho nkunze kunyura. Ngo biba byiza cyane cyane iyo nzira utayishira amakenga cyangwa se akaba ari mu masaha ashobora kuba kuze cyangwa byiza gute. Yego. Biba byiza kuko iyo wongeye kuyinyuramo ushobora kugirirwa nabi, ushobora guhuramo n'itsanganya. Ibyo byo ni bimeze abantu benshi barabikora cyane cyane igitsina gabo kandi. Ni nk'ibyo rero. Baganiriye iki rero gifatika umuntu ashobora kuba yashingira akavuga ati inama yabaye uyu munsi iragaragaza ko MONUSCO na M23 baganiriye ibi ngibi. Mbere na mbere ntabwo turamenya amakuru yavugiwe muri iyi nama kuko yari inama iri close cyangwa se ifunze. Nta tangazamakuru ryari ryemerewe kugeramo, ariko hari ibintu bimwe na bimwe byatangiye gusohoka. Ndetse wabonye ko n'ibyo Bintou Keita yavuze ngo byamuzanye, we yavugaga muri Samari ngo yazanywe n'ibiganiro by'amahoro, ngo MONUSCO ngo ishyigikiye ko amahoro agaruka biciye ikibazo gikemuka biciye mu biganiro, tuntu nk'utwo. Kari n'akantu kagufi ga statement yasohoye. Ariko ngo harimo ikintu cy'uko M23 yabanjije irashwishwe burizi Bintou Keita. Iravuga iti wowe ibinyoma umaze iminsi wivugisha ubu wabisubiramo. Yabonye umwanya wo kugira gute kuvuga iti wowe ibintu wadukoreye ntago ari byo, zira kutwakiza biriya bintu ntago ari byo. Urumva n'ibindi bijye bitandukanye. Ndetse hari n'andi makuru agaragaza ko MONUSCO nayo yasabaga yuko M23 yayereka ikidegembya mu bice igenzura igakora uko yishakiye yiboneye. Baza kuvuga bati habayeho no kutumvikana, ariko urumva ko ibyo MONUSCO isaba ntabwo M23 wabyemera. Ntabwo wabyemera. M23 yabiri miriroha mu cyobo. Uyu munsi umwe yazagira gutya ikaba birindukana, wabureba kandi ibintu byakomera handi Goma none. Twarabibonye South Africa M23 bareka ngo bakorane. Yego. Ari nabwo hayisaba ibitero ku mujyi wa Goma. Amakuru agaragaza ko Afrika y'Epfo yabigiragamo uruhare. Ari naho gahunda n'amasezerano bari basinye byahise bigira gute? Birangira. Ibi bintu rero nta kwizera uwo ari we wese, by'umwihariko ubona ko atari no ku ruhande rwawe kurwanya. Mubyibuka ko MONUSCO yagaragaye muri Operation Springbok yo kubuza M23 gufata Isake na Goma.
ariko rero mbanze nkubwire ibi bintu nta soni zibamo. Ibaze Monusco yatangije nawe nagitanga ama interview ivuga ngo twatangije Springbok ngo M23 ntabwo izigera ifata Goma n'Isake. Uyu munsi wa none aba bavugaga ibi nibo baje kugira nibo bakiriwe na M23 ku meza muri Goma. Urumva isoni koko haba zigihari muri politike nyine ngo nta mwanzi w'ibihe byose niko oya nta n'isoni kuko umuntu yaragukubisa aragutsinda M23 ibyo byose yanabibukije ati harya ya Springbok yanyu yarabakoreye niyo bitaga Springbok cyangwa Springbok Springbok ya niko yitwaga ariko baratsinzwe barakubiswe ubu ni bashyizwe mu gafuka kamwe na Ntuza na Sadek siko abantu bo muri 23 iyo bashaka buri wese ari kwinjira bagenda bakubita ibikonje nka bitanu ati mwabisetse mwe ubundi mwebwe mwabigwari mwe ibintu murimo nibiki so ariko igihe ari cyo nuko muri zira nama n'ubundi umuriro bawatse wabonye ko nta mikino yari ihari ntayo mu by'ukuri nta surire yongeye kugaragara ku munwa yagaragaye wenda inama igiye gutangira ariko nyuma y'aho ibikorwa byakurikiyeho nta guseka kwari guhari kuko nta gisekeje cyari gihari rero izi nama ziberamo hari uwambwiye ati abantu batukana no ku babyeyi nari ngiye kuvuga amagambo mabare katari meza bya bindi bya kasuku ngo kamuha akanyina ukamurisha akanyina karisha nyakaba akanyina cyane yego mama rero ariko numva bitoroshye kabisa kuko hari umujinya murawuturana nuko byagenze ubwo ariko uko wenda amasaha ari bukomeze kuza turi bukomeze kugenda tumenya amakuru ari y'ibyaganiriwe mu by'ukuri muri amuhezo hari contact dufite z'abantu bari imbere cyane bari mu myanya myiza yo kuba bamenya amakuru n'izina cyane cyane abari muri 23 turaza kubabaza twumva uko ibintu bimeze. Hanyuma ubu ngubu ugiye kureba ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi we bonavuga ngo ameze ati hari abantu bari kuvuga ko ngo niba Bintou Keita yaje wenda kaza ku ruhande rwe cyangwa se ku ruhande rwa Monusco wenda Perezida Felix Tshisekedi atabizi yari kugira iyihe reaction cyangwa yari kubyakira ate hagati aho ngo bimeze bite reka tuvuge ko Bintou Keita yaje ariko Perezida Felix Tshisekedi atabizi we akajya kubona ntabwo ari ko mbitekereza ni gute yahaza boss watabizi boss we ni Tshisekedi amuha amafaranga menshi cyane ni nayo mpamvu yakunze kuvuga zira raporo na bira bintu ariko Tshisekedi afite amafaranga mo kabyara amafaranga arahari amafaranga arahari kuko Kongo ifite amabuye y'agaciro amenshi cyane urumva amazi imisi imyaka yose ari ubisarura hari n'ibindi bice hakirimo amabuye y'agaciro ya 23 tarafata byinshi cyane so amafaranga ntago ari ikintu kibuze amafaranga yo rwose ntabwo ari ikintu kibuze ngira ngo niba waranabibonye yaba amafaranga atsinda urugamba Kongo iba yaratsinze ino ntambara kera wabonye baguze ibidege bagura ibikoresho byiza amamercenaire bahembwa amafaranga meza za Sadek ziraza wabonye ibikoresho batunda ntago ari ikibazo cy'ibikoresho ntago ari ikibazo cy'umubare w'abasirikare ntago ari ikibazo cy'umubare w'iki ntago ari ikibazo cy'amafaranga wapi ahubwo ikibazo kiri ahandi kiri ku mpamvu abantu barwana ariko kikaba nanone kuba muhangana ikintu kimbabaza wenda yiba nagize cyakora muri imisi mperutse kubona mu bice bya Kolwezi yarubatse ibitaro nabonye bari kumurika nabibonye na n'ubu niho ari n'inama y'abaminisitiri baburi wa gatanu ndumva ariho yayikoreye naho twabonye noza Patrick Muya yamuha ikirundo cy'indabo so umuntu w'umugabo ahundi indabo ngo yagize isabukuru niko yagize isabukuru umuntu w'umugabo ahundi indabo eze niba mukunda
ni ubwa mbere biriya bintu nari mbibonye uzi ko mbyibutse wowe si ubwa mbere ra njye ni ubwa mbere nanjye nabibonye wenda umugabo we yaziha umugore niko nari mbimenyereye cyangwa se umugore akazizanira umugabo urabona ko minsi yashize yazihaye Tereza Kayikwamba amushimira ngo ibyo yakoze ngo iki ubundi akaziha umugore we yitsimbye inyuma y'urugi cyangwa se mo kimwe Tereza Kayikwamba akaba yazizanira Perezida Felix Tshisekedi ndamushimira cyangwa se nk'iyo sabukuru amwifuriza isabukuru nziza ariko noneho umugabo ku mugabo ntavuze ntibinone foto mbonye ari ubwa wajyana abatinganye urambegeta oya ni serious buriye iriya foto wishyize hanze ukabyandikaho nta warekarama sikafite uruntu rw'ururabo gwikazanye afite igihuru ari imbere ye arimo amuhereza wagira ngo yamuporopoje yamuzaniye igihuru nyine ikimenyetso cy'uko amukunda yayo nguko rero nuko bimeze urumva ko wenda ni ikintu cyiza ariko navuga ngo se cyiza ariko mu bibi byinshi cyane yego hanyuma hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi mu bice navuga ngo byahariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abantu baje kuba bagaragara ku mashusho bafashwe n'abagwanyi ba mayimayi kugeza amagingo anga bavugaga ko bari bubice kuko babashinjaga ko ngo bakorana na M23 aba babyeyi n'abagabo n'abana n'abakobwa n'insoresore nabonaga bari bavuye he bari bagiye hehe kuki mayimayi yabafashe kugeza amagingo anga ntabwo barabica so nta makuru turabona yuko bamaze kubica ariko wumvaga ko yego nari ndimo nkubaza ariya mashusho yagiye agaragara hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'abagore n'abana ndetse n'abagabo bari bafashwe n'abarwanyi ba mayimayi bavuga ko bari bubice kubera ko ngo bakorana na M23 kugeza amagingo anga ndimo kubaza nti bari bavuye he bari bagiye he ese kugeza amagingo anga ntabwo bishwe baracyariho bimeze bite kugeza kuri ubu nta ripoti y'uko baba bishwe turimo kubona cyangwa se twari twabona aho ariko nk'uko babyumvisha mu Wazalendo yarimo aravuga yuko ngo ibyabo bibarangiriyeho ngo igihe cyabarangiranye cyabo abazize iki wumva ko abazize ubwoko abazize ururimi bavuga aho yanabitaga ngo ni abanyarwanda icyo ni ikintu gihari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abantu bakomeje gucunaguzwa bitwa ngo ni abanyarwanda ese ubundi bwo yaba umunyarwanda kuba umunyarwanda byakabaye icyaha urumva ko hari ingengabitekerezo mbi cyane ingengabitekerezo ya jenoside ikomeye cyane abantu bagomba kugira gute guhagarika byanze bikunze wumvaga kanabatuka ku babyeyi n'ibiki urumva ko gusa baramutse batanabishe bari buze wenda nko kubahondagura babafunge banabacucura utwabo twose hariya rwose bashobora no kuhava nta n'akenda akaba ari ku mubiri kuko bariya abantu niko bakora baragusahura bakakwaka inkweto wari wambaye imyenda myiza bakayikutwara agatelefone ubwo ntabwo uba ukikabara ntabwo byakunda ntabwo wayihavana ukanagerekaho no gutanga ruswa cyangwa se ikiguzi ngo bakurekure ni ibintu bibi cyane ni ubutegetsi bwa feke bugomba kugira gute abantu bagomba guhaguruka niyo mpamvu ubu butumwa tubugeza ku bantu bose batuye mu bice bya Kongo cyane cyane bavuga ikinyarwanda abakongomani baradukurikira cyane narabibonye nyamuneka muhaguruke mufate intwaro kuko utarafata intwaro rwose urimo urahomba niyo waba uri umuyobozi cyangwa se umuhinzi nyamuneka ajya kwiga imbunda niba utayizi uhaguruke ufate intwaro kuko mu gihe hatabayeho kwirengera muri buze gushira kandi nta wundi muntu uri buze kubatabara nta wundi muntu wagutabara reka ninde se ukwitayeho
ntawe, kuko yaba izo za MONUSCO twavugaga mu kanya, ni kenshi abantu bagiye bicwa bakatwikwa bakaribwa. MONUSCO ireba nta n'ijambo na rimwe MONUSCO yigeze ivuga. Leta yagakwiriye kubibatabara niyo irimo kubica. Turi kwibaza nibo bagomba kwirwanaho byanze bikunze. Yego. Hanyuma ubu ngubu rero tuvugana byamaze kuba bitangazwa ko SADC yaba yamaze kugera iwabo. Bimeze bite, bari kwakirwa nande? Ese wenda bari kubashimira ko batsinzwe cyangwa se mbese bimeze bite kubakira ku kibuga hariya, bimeze bite ku kibuga cy'indege? Ndimo ndabona abasirikare ba Afurika y'Epfo bamaze kugera ku kibuga cy'indege, bakiriwe na minisitiri mu by'ukuri w'intebe, minisitiri w'ingabo n'abavuye ku rugerero, akaba ari umugore. Yabakiriye barishimye cyane, harimo n'abakobwa batari babi mu by'ukuri, nayo mpamvu baterwaga indahari cyane. Ariko abakobwa bashaka urabashaka iki kuba bibanzeho? Oya, urumva buriya mu bihugu uzi ko batari romantike se? Mu bihugu bya Afurika ahantu, iyo mbonye ahantu hari abakobwa beza hatari mu Rwanda, hatari muri East Africa, hatari muri East Africa nyine muri ibi bice byacu, birangora kubyumva. Niyo mpamvu nabitinzeho. Ntabwo mba niteze yuko naho hashobora kuba haturuka wenda, ariko muri Afurika y'Epfo nabonye hashobora kuba hari udukobwa twiza, banateye rwose neza, bafite imiterere rwose nk'iyigisabo cyangwa iki. Barahari, narabibonye. nka gitari, bateye nka gitari, mu byimbo wa gitari. Bari bishimye rero, bari bishimye, barimo kwishimira ko basubiye iwabo. Yego, ni icyo cyonyine. Ni icyo cyonyine bakabashimira ko basubiye iwabo. Urumva barimo kubakira, banereka igihugu yuko abana babo bakigarutsemo. Ko uribuka ko hari pressure ikomeye cyane mu minsi yashize ku butegetsi, bavuga bati abantu bacu ko bari gupfa mwabakuyeyo, barimo kurwanira ubusa, barimo kugira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Si amafuza bamucanaho umuriro, bavuga bati wohereje abantu mu nyungu zawe bwite. Rero barimo no kugira berekana ikizibiti, bavuga bati dore ngaba twabazanye. Yego. Ubwo abapfuye bo bamaze kubipfiramo, bamaze gucika amaguru bamaze kuyacika, abacitse amaboko yaragiye, amaso ntakibamo kubera intambara. Ariko nyine hari abagize gute, hari abasigaye. Hanyuma hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikiriho Joseph Kabila amaze iminsi mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko muri minsi ntabwo ari kugaragara, ntabwo ari kuvugwa. Aho ugiye mu biki? Sorry gato, hano hari ifoto mbonye, abasore baracyapfukamira abakobwa. Ngo would you marry me? Yapfukamye. Ni umunyarwanda se? Ni umugabo w'umugande witwaye Kibenda, aranazwi cyane, ni umunyamuziki. Ngo yateye ivi. Nawe warariteye se? Akareka. Uzabaririza. Akareka. Ya ntabwo nshaka gucika ku muco wacu. Haya ntabwo upfukamira umukobwa. Akareka. Ariko none ubundi ko nzi ko ari muri Uganda. Abagore nibo bapfukamira. Umudamu gusa ashobora kukuzanira icyayi cyangwa se n'icyo gikoma cyangwa se iyo nzoga akayiguhereza apfukamye. None ahubwo uwo mugabo ubwo se ni umuganda, ngo ntabwo ari umuganda, hano umunyamahanga. Ntabwo upfukamirana, ntabwo ibi ngibi ari byo. Ngaho rero kandi ari ubwumvikane, ntubwumvikane, ikindi ni ukwerekana urukundo, ukereka umuntu ko uri hambo, ukereka umuntu ko uri romantike. Ni love. Kubera iki? Okay. Ubwo ababikora babikora, ariko njye ntabyo nzakora, nta n'ibyo nakora. Kandi nutazabinkorera ntacyo nzamushinja. Yeze nari nkubajije Joseph Kabila ari mu biki, ahugiye mu biki ko adaheruka kuvugwa?
Joseph Kabila Kabange yibereye iwe mu rugo rwe rwa Kinyogote. Harimo ari mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo aragenda akorana inama zitari mu itangazamakuru n'abantu batandukanye. Banze kongera kubishyira mu itangazamakuru kwa kundi. Banze kongera kubishyira mu itangazamakuru. Oya, buriya niba bari iby'ingenzi bazabishyiramo. Ariko muri iyi minsi ubona ko inama arimo arakora ntabwo zirimo kuza mu itangazamakuru, wenda bitewe n'izo nama izo arizo. Urumva anita no ku mugore we buriya hari hashize igihe kinini atamwitiraho ku butaka bw'isezerano cyangwa se ku butaka ntabwo yamusuraga ku butaka gakondo. Ntabwo yamusuraga buriya. None se amahanga kahanda kugira ngo yamwitaho neza nk'uko mu mahanga yamwitiraho neza nk'uko yamwitiraho iwe mu rugo. Yawe ntabwo byakunda. Mu rugo aba ari mu rugo wa muntu. Ngaho namwiteho rero. Turacungiye umutekano na M23 nta cyamukoma mu nkokora. Hanyuma Uvira bimeze gute, imirwano imeze ite, hanyuma wenda no muri Kivu y'Amajyaruguru siho bya bimeze bite, kuko Uvira ndafatwa twese ko ariho duhanze amaso. Uvira bimeze bitera. Oya, Uvira izafatwa igihe nikigera. Ntabwo kiragera. Gusa igihe urabona ko niho twaje tubona iriya story yaba ari abantu bafashwe bazizwa ngo nuko ari abanyamurenge. Yego. Biriya byose biraza kurangira ari uko Uvira ivuyemo. Biriya byose bizarangira ko ivuyemo. Sazi ngeze ndibaza nkavuga ni iki gituma M23 itadekarara ko yafashe Uvira. Menace iracyari ku twavuga ko abanyekongo ubundi bavuga ikinyarwanda bisa nkaho umutwaro wabavuyeho. Asigaye igice gitoya nyine cya hariya Uvira. Abanyamurenge cyane cyane. Nibo bagifite akabazo. Ariko nko mu bice bya ruguru za Masisi na Rucuru ntekereza ko rwose umutekano ni wose, nta menace bagihura nayo. Ntayo kabisa. Bivuze ngo no muri Uvira nta ntambara ziriyo, biracwekeye biraho gutyo. Biracwekereye biraho, usibye ko haboneka ibikorwa bitari byiza bya wazalendo cyangwa se babita ngo ni wazafu nanone. Ariko ubundi ibijyanye n'intambara byoya kuri ubu ngubu twavuga ngo ntayo. Hanyuma rero reka dusubike izi nkuru za hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dusimbukire hanze muri Irani. Ikiriho cyo nuko mu gitondo cyo kuri wa 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 Israel yabyutse igaba ibitero kuri Irani, ikaba yivuganye n'abasirikare bagera kuri 3 bakomeye ba Irani nk'uko byatangajwe. Harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Irani, uyu yitwa General Major Mohammad Bagher nk'uko byavuzwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu biri kuvugwa ko Irani nayo iri kusuka ibitero, navuga ngo nayo yateye noneho Israel. Bimeze bite kugeza amagingo angaya? Ibi ngibi biraza kurangira bite? Izi ntambara zo turamenya turazifata ngo iki? Ni intambara ikomeye cyane, ibintu byahinduye isura. Ibintu byahinduye isura. Israel niyo yatangije ibitero. Yego. Inavuga ko iri bubikomeze mu gihe cyose icyo yita threat cyangwa se icyo yita ikibangamiye kiri buveho burundu. Icyo nta kindi, urabona ko ishyize imbere kwica bamwe mu bafite uruhare mu gucura ibitwaro bya kirimbuzi, ndetse yewe n'ububiko bw'ibyo bitwaro bakaba babwangiza. Uri kumva? Nibyo bintu barimo gukora. Rero ngo bari bunakomeze ariko Irani nayo yavuze iti twebwe ikiganza cyacu cy'ikinyembaraga, our powerful hand, muraza kucyumva. Ndetse amakuru twakiriye kano kanya nuko ubu ngubu Irani yatangiye kurespondinga, yatangiye gusubiza ibi bitero ku murwa mukuru Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israel. Ngo ya kuvuga M23 none ngo Irani
yamaze gukuraho icyo bita cyangwa se kwangiza ibyo bita air defense system. Nuko ubwirinzi bw'ikirere bw'untuza bwa Israel yamaze kubwangiza, ndetse yatangiye koherezayo na za drone. Ariko ubwo Israel niyo yabanje kubwangiza, tubyibukiranye. Yego. Kuko abagabo bafite tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru. Ibintu rero byakomeye, urumva ko tugiye noneho ubwo habanjeho etape ya Israel inica benshi mu bantu b'abanyakamaro ba Iran. Mu kanya turaza kwakira raporo, ese noneho Iran nayo mu gitero cya revenge nayo imaze kwica abantu. Ushobora nko gusanga minisitiri wenda wa Israel Benjamin Netanyahu yakuwe ku bintu nk'uko nabo bagabo bakomeye cyangwa se abandi basirikare bakomeye cyane hano muri Israel. Netanyahu sinzi niba wenda niba byakunda, ntabwo mbizi, ariko nyine tutegereje kumva nabo ese revenge bakoze hari abantu bakomeye ba Israel bishe. Ese nitumara kubimenya Israel yo iraza gukora iki nanone? Amakuru y'ubutasi ntabwo baba babimenye buriya, si bahita bajya mu ndake bagahungira mu myobo. Nyine uremva umutekano wose uri kuri bari abantu bakomeye. Niyo mpamvu mvuze ngo hari ukuntu byagorana. Hanyuma none ko intuza iri gusubiza Irani iri gusubiza Israel yo, ubwo biraza kugenda bite nyuma yaho rero n'ubundi? Natwe nicyo turimo kwibaza twese. Ibintu bya hano kuri iyi si muri rusange, ibintu bya hano kuri iyi si biraruhanyije. Amerika irimo irashaka kuza guhagarara mu kibazo cy'u Rwanda na Kongo. Kandi yewe muri Irani ndetse na Israel, turabizi ko Israel na Amerika bose ni bamwe. Ndetse na Amerika ubwayo ifite ibibazo by'intambara kuko ari imyigaragambyo imaze iminsi iri kubayo. Yaba ari abantu ngo bafatirwa kutagira ibyangombwa bibemerera kuba hari ku butaka bwa USA. Ibyo byose ni ukuvuga ngo ni intambara. Tuzi n'indi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Kugeza saa izi ngizi nayo uyu mugabo Perezida Donald Trump yavuga ko ngo azayihagararamo mpaka irangiye. Niyo muri Gaza nayo yavuze ko azayihagarika. Hanyuma hagati aho ngaho uyu mugabo ubu arava hehe cyangwa se arahagarika iyiharika iyihe? So nk'izo wari uvuze bwa mbere byamaze kuba fail, yarabifailinze ko yavugaga ko azayihagarika ngo hashize amasaha 20 arahiye. Mbose 20 ntago ararangira. Ejo bundi mu minsi yashize mirutse kubona Uburusiya bugaba ibitero kuri Ukraine. Si uvuga? Niyo navugaga, yavuze ngo azarangiza mu masaha ngahe? 28 hari niba atari 40. Warabibonye ariko ibitero babagabyeho ariko by'amadrone ni ibiki byose babombarida ahantu babomora. Narabibonye. None dore hajemo Israel na Iran. Ararika ibihe, afata ibihe. Birumvikana ko no gukomeza nyine kujya hariya agasakuza cyangwa se no agafata uruhande rw'abashyigikiye. Ibyo se yabirangije, ibiri kubera iwe byo yabirangije? Birabyo nta kibazo biteye, kuko nta kibazo kinini biteye. Sabi mukira umbwira bari kwigaragambya. Abimukira se urumva, abimukira hari intwaro za rutura bagira. None se ko uyu Clinton ikindi abimukira buriya ntago baba batandukanye n'abandi bene gihugu. None ngo international guard sibe nuko n'aba ari abene gihugu baguhagurukiye. Abimukira se ugira ngo ikibazo cyabo n'abene gihugu baba bacyumva neza ko ntacyo baba bababwiye. Ugabate pfa kuba twe tutarabimukira tutari mwako gatero. Mubireke bibe bihinga bigiye bibabweja kuri yo gihe. Nta butabazi bari aba bafite, nta kintu bibangamiye cyane. Ntacyo. Okay. Ubwo rero tuvuge ko agiye kwerekeza amaso ku ntambara ya Israel na Iran. N'ubundi twavuga ko ayirimo arimo ararwana ku ruhande rwa Israel already.
kuyihagarika se kandi ahubwo ari mu bayitangiza ari mu bayirimo. Aho waba uri muri iki yaba arimo arigira Mesiya kandi apretendinga yaba arimo arigira nka South Africa. Wa mugani wa Perezida Kagame, South Africa yaravuze ati mwebwe ikintu ngira mbabwire, kuba wenda mwagira igitekerezo cyo gutanga umusanzu mu kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba n'uburenganzira bwanyu, ntacyo bitwaye. Atariko kandi nta nubwo muri no mu mwanya, ati igihari cyo nuko noneho mutari no mu mwanya wo kuba mwagira gute mwakigira urwo ruhare mu buryo buri netere. Murimo gupretendinga ko muri abahuza cyangwa se muharanira amahoro, ariko siko bimeze. Siko bimeze, ahubwo mwebwe mwaje muje kurwana. Muri engaged mu mirwano, mufite n'uruhande muriho. Yego. Ubwo ze wa umuntu yaba umuhuza ati ntago byakunda. Umuhuza ntago bari mu ruhande. Hanyuma ubwo Amerika yafite izihe nyungu muri iyi ntambara ya Israel na Iran? So ntekereza ko inyungu zirahari. Kuko Israel ni kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bose bahangayikishijwe no gukomera kundi muntu wese uri against yabo cyangwa se utari muri alliance yabo. Iran ntabwo iri muri alliance yabo. Amakuru agaragaza ko Israel na Amerika, Israel ari igira gute iharanira inyungu za Amerika mu gice bita Middle East. Kira gice cyahariye Israel niyo iharanira inyungu za Amerika, nihagararira inyungu za Amerika muri bira bice. Yego. Na Amerika usibye ko ifite yo nibigo bya gisirikare muri Middle East muri kira gice. Ari naho bavuze bati indege za Amerika ziri tayari kuba ziteguye gutabara Israel mu gihe Iran ya responding. Ubwo rero ira responding, ubwo zinzi impamvu izo ndege ntacyo zakoze. Okay, gusa ke akazi kanini kaba kakozwe, kuko buri akatakozwe umujyi wahita ujya hasi direct. Mu masaha mu minota ingahe umujyi wahita urangira. Yego. Ibyinshi mu bisasu burya biba byapfubijwe. Uribuka ibyabereye Rubavu? Yego. Ndabyibuka cyagiye 20. Buriya igisasu, buri gisasu cyose cyerekejwe ku Rwanda iyo kigwa ku butaka bw'u Rwanda. Ndakubwiza ukuri, hari amakuru agaragaza ko Rubavu nta nzu nimwe ari gusigara ihagaze, cyane cyane indende. Ariko ibyinshi system yagiye ibimira, bimwe ibyaguye ku Rwanda ni byagiye bicika. Iyo system niba ariko twabyita ngo kuko ibintu biba bimeze. Hanyuma rero ngo ni igitero kiswe Operation Rising Lion, kubera iki bakise gutya, bishatse kuvuga iki? Ntekereza ko bifite aho bihuriye na rya jambo ryo muri Bibiliya ngo intare yo mu muryango wa Yuda. Yego. So abantu bazi iyo story ubwo ngubwo nuko bimeze, ndateka ariho babikuye kuko biyitirira intare cyane. Ntago nayisomyeho ngo nyicukumbure, gusa iryo jambo abantu benshi bararizi. Wowe ntukunda gusoma Bibiliya ra? Bibiliya senjya mbona umwanya wayo. Iyo story ntago uzi ikintu bayivugaho? Ntago nzi ikintu bayivugaho. Gusa ni imvugo ikoreshwa cyane. Yes. Hanyuma niba ari nta kindi wenda twaba tuvuze kuri bino bitero biri kugabwa n'ubundi kuri Israel biturutse muri Iran. Ibingibi nabyo turakomeza kugenda tubikurikirana, tugende tumenya ibyari by'akantu ku kandi, uko amakuru abakomeza kugenda agaragara cyangwa se acaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ikiriho cyo nuko nabonye ko Iran rwose n'umuriro iri gusuka kuri Israel, kuko n'umuriro Tel Aviv n'umuriro nabonye ari umuriro uri kwaka. Nta nabyamye byo kuvuga ngo ikintu no kubera ko bari no kubiga mu masaha ya nijoro, uri kubona ari umuriro waka. N'umuriro nuko minja n'umuriro uri kwaka, habaye umunyotwe mbese niko twavuga. Ariko ntuza na Iran nayo yagiriwe nabi cyane. Yagiriwe nabi, ariko rero ubwo ariko se n'aba bagabo ko ndi kubona bose bahanganye. Nibyo wahoze umbwira uti muri 2024 bivugwa ko perezida wa Iran yishwe aguye mu ndege harya.
kavuga ko byagizwemo uruhare Kajugujugu yaraguye yego arapfa. bivuga ko byagizwemo uruhare na Israel. Yego. None nabo bagabo muri amisi indege nyinshi za kajugujugu zanisha abantu benshi. No muri Kenya umugaba mukuru w'ingabo se si ntiyayiguyemo. Yego. Tuve muri Kenya. Hari no mu kindi gihugu kihe kindi cyo muri West Africa. Kirahari. Urabizi ko abantu benshi bavuze bati noneho abantu ahubwo bahagarika gukora ingendo muri kajugujugu. Aba bantu rero bishwe nk'uko twabivuze ni General Major Mohamed Bagher, umugaba mukuru w'ingabo za Iran, ndetse n'umuyobozi wa Revolutionary Guard ni Hussein Salami, ndetse n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zishinzwe ibikorwa byihutirwa. Aba bose rero ngo Israel yahoze yigamba ko yamaze kuba ibahitana. Ibi ngibi rero ntabwo byoroshye, turaza gukomeza kugenda tubikurikirana. Hanyuma rero reka ngushimire, wakoze cyane kuba tugiranye ikiganiro cyiza, kandi ntabwo ari bwo bwa nyuma, tuzakomeza no mu bindi biganiro hano kuri BroTMI. Reka nanjye mushimire Bwana Emmanuel. Ubwo reka dusubire mu yandi makuru n'ibindi biganiro. Shimire n'abantu badukurikirana. Yego, urakoze cyane. Sawa, urakoze.